Hello guys, nizeye ko mukomeje kumererwa neza muri kumwe nanjye TJP kuri ya YouTube channel yanyu ariyo TJP Media. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel niwagirwe gukora subscribe ndetse ukandi no kuri notification bell. Uyu munsi ugiye kuvuga ku kintu cy'ingenzi, ikintu gikomeye cyane, ikintu abantu benshi bajya baca amazi, ikintu bakeka ko ari ikintu kidashoboka. Uburyo ushobora gukora amafaranga kuri YouTube. Kugira ngo ukore amafaranga kuri YouTube ntibisaba kuba wagaragara kuri kamera, ntibisaba ko ufite ngo microphone yo waguze, ntibisaba kuba hari software waguze cyangwa se wishyuye yo kugira ngo ujye ukoresha kugira ngo utangire YouTube channel. Waba uri umunyeshuri, waba ufite akazi, waba utagafite cyangwa se ushaka uburyo bwo wakoramo amafaranga kuri YouTube, reba iyi video kugeza irangiye kandi urebe igice cya nyuma cyane kuko igice cya nyuma nicyo kirimo ibintu by'ingenzi cyane kurusha ibindi bintu byose uraza kuba warebye. Reka dutangirane igice cya mbere, tugiye kuvuga ubundi kuri YouTube muri rusange. Reka ubundi mbabwire kuri YouTube. Icya mbere nuko kuri YouTube ari ubuntu. Kuri YouTube nta mafaranga bisaba kugira ngo utangire YouTube channel. Gufungura YouTube channel nta mafaranga bigusaba. Ndetse nkuko nababwiye ushobora gutangira YouTube channel nta kamera, nta telefone, ngo ukoreshe telefone ihenze cyangwa se ngo ukoreshe ngo microphone cyangwa se ngo ugire software zo wishyura. Oya, ibyo bintu ntabyo ukeneye. Kuri YouTube kugira ngo be successful cyangwa se kugira ngo utangire kwinjiza nk'amafaranga kuri YouTube, upfa kubihereza igihe, ntucike intege, ndetse ugakora content zimeze neza ubona ko abantu bakeneye muri rusange. Abenshi rero bakunda kurambirwa kuri YouTube, niyo mpamvu usanga atangira channel agapostinga video 5 mu cyumweru ubundi agahita bireka ngo ntago biri kuzamuka. Kandi nyamara kugira ngo uzamuke kuri YouTube bisaba ko byibuze ukora hagati y'iminsi 30 n'iminsi 90 kugira ngo umenye ko kugira ngo uzamuke. Murumva ko ari ibintu bisaba imbaraga, bigasaba kuba ukora content ndetse bigasaba nuko udashobora kurambirwa. Igice cya kabiri tugiye kuvuga kuri channel cyangwa se channel ushobora gutangira cyangwa se content ushobora gukora ariko bitagusabye kuba wakerekana isura. Ni content nyinshi ushobora gukora ariko nugaragaze isura yawe, kuko hari abantu benshi usanga badakunda kamera, hari abantu benshi usanga bari kuvuga ati ubwo abantu batangira kumbona n'ubundi bakabona ibintu byanze. Hari content nyinshi wakora ariko ntugaragare. Urumva rero ko ushobora gukora nta kamera ukeneye. Ni ukuvuga ngo izi content tuzita faceless videos cyangwa se faceless content. Murumva ko nta sura igaragara. Izi content rero ya mbere hayitwa motivation cyangwa se za inaye kuruta family WhatsApp. Ese ujye utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose tukanazigira monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakagwa used content cyangwa bakakubwira ku building channel history? Tugufasha gukura used content ndetse tukabuilding channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net. zo kugenda utera abantu imbaraga. Umva umuntu yacitse intege ukamubwira amagambo y'ubwenge atuma imbaraga zigaruka, akabyuka akajya gukora. Ikindi hari indi content ushobora kugenda ukavuga nko ku bintu bitageze bimenyekana cyangwa se abantu batari bamenyereye. Ukajya ugenda ukora ibintu abantu batamenyereye, uvuga ku bintu abantu batari basanzwe bazi, bakajya bahora bakwibazaho cyane. Ngira ngo mu Rwanda hari abantu musanzwe muzi mukunda kumva nk'amagambo baragiye bavuga. Ngira ngo hari uwitwa dash cyangwa se dashim. Ngira ngo mujya mwumva amagambo avuga, abantu benshi bakunda kumukurikira. Hari uwitwa Bayvet Sandrine, abantu benshi bakunda kumukurikira bitewe na content ze agenda akora, bakazikora batagaragara. Umwana afunzi iyo ari kuvuga abantu benshi bumva ibintu ari kuvuga ari ibintu bidasanzwe. Iyo bavuze Gentil de bitumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bara bose bakora content batagaragara. Murumva ko content zabo ntago zibagora ariko bibasaba gukora ama research. Bamara gukora research noneho bakarikodinga, bakeditinga mu tuntu tundi bakapodinga. Ngira ngo abantu benshi usanga batazi mwana afunzi, batazi Gentil de abantu bose bakora content bavuga. Mwumva bavuga ku bintu by'ubwenge, ibintu bitamenyerewe, ibintu abantu benshi batazi.
ndetse ushobora kuvuga ku nkuru z'ibyamamare ndetse n'ibindi. Ushobora kuvuga kuri content ijyanye na technology abantu batari basanzwe bazi. Hari abantu baba basanzwe batazi ko telefone hari ibintu ishobora gukora, cyangwa se aya tutorials, aya video abereka ukuntu ushobora creating a YouTube channel, ushobora gushyira WhatsApp muri telefone, ushobora urumva uba uri kuri coding screen ya telefone kugira ngo ukore iyo content. Urumva rero ntabwo bisaba kuba ufite ibintu byinshi cyane. Ikindi ushobora gukora hari quotes no kuvuga ngo na amagambo yaravuzwe n'abandi bantu, ugafatije amagambo president yavuze, ukafata amagambo wenda urugero Ezra Mpyisi yavuze, ugafata amagambo n'abandi bantu bagenda bavuga kuri YouTube, wowe ukayateranya ayo magambo y'ubwenge. Nibyo twita quotes cyangwa se amagambo uri kuvuga ariko yavuzwe n'abandi bantu. Umva ko rero nayo ari content ushobora gukora ndetse bikagenda neza. Ikindi kintu ushobora gukora, ushobora guhereza abantu inama z'uburyo bashobora gukora amafaranga. Nubwo abantu benshi batabikunda ngo wowe se ngo ufite angahe ngo urimo urabwira abantu inama kandi nawe nta mafaranga ufite, oya, wowe tangira ubihorere, kuko nawe uje kubagira inama uburyo bakora amafaranga nubwo utarayabona ari kwigushaka kugira ngo ubone kuri YouTube. Ibyo rero we tangira, niba guca intege ngo bakubwire gutyo, kuko nimba umuntu ashyizeho comment kuri channel yawe, kuri video yawe ngo wowe se ufite angahe, ibintu nk'ibyo bituma YouTube ibona ko ahubwo YouTube ikeka ko content yawe ikenewe. Urumva barimo barachallenginga YouTube, bigatuma YouTube itangira kuzamura video zawe, engagement kazamuka. Urumva rero nta mpamvu yo gucika intege muri izi video rero, cyangwa se izi content. Ibintu ushobora kwifashisha video zimwe cyangwa se ibyo twita stock videos cyangwa se free videos no corporate videos. Izo video ushobora gusanga kuri YouTube ndetse n'ari ma website. Noneho ikindi kintu hari ukugenda wishyirira amagambo kuri video. Ushobora gukoresha ijwi ry'ama AI, ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe, ugakoresha ijwi rya AI. Ariko mu Kinyarwanda biba bigoye ko wakoresha AI umuntu niyumve ko atari AI, kandi abantu benshi ntabwo bakunda ibintu bijyanye n'ama AI. Ariko iyo ukora content z'icyongereza, ibyo bintu wabikoresha AI, ugakoresha amajwi menshi agiye atandukanye. Reka twigire ku gice cya gatatu. Ku gice cya gatatu noneho tugiye kuvuga ku bintu bijyanye na YouTube Shorts, cyangwa se twa video duto ubona kuri YouTube. Izi YouTube Shorts rero cyangwa se tu video duto ni twa video, ni za video ziba zihagaze cyangwa se video ziri vertical. Izi video zitwara hagati y'amasegonda 15 na segonda 60, ariko YouTube yarabyongereye. Ubu ngubu short videos cyangwa se YouTube Shorts ziba zifite hagati y'amasegonda 10, ziba zifite hagati y'amasegonda 15 n'iminota 3. Mumva ko YouTube yabizamuye. Urumva rero ahangaha nawe ushobora gukora amafaranga menshi cyane. Undi zari zisanzwe zishyura, ariko urumva ko nimba warabizamuye noneho zishyura amafaranga menshi arenza ayo zari zisanzwe zishyura. Nizo rero twita short videos. Izi ngizi rero ziranoroshye kuzikora, ziroroshye kuzikora kuko izi ngizi noneho zizamuka n'abasubscribers ufite. Ntabwo bisanzwe ufite abasubscribers, urakora waje ukona gakubise igihombe, ejo ugakora ukone ejo kageze ku 2000, ugakomeza ugakora utitaye, nta kindi urakomeza ugakora nta bindi. Noneho ukuntu ushobora ku uploading utu shorts cyangwa se izi video ngufi, izi short videos, no kuvuga ngo ushobora gushyiraho kamwe ku munsi, byanashoboka washyiraho dutatu, wari kugakomeza postinga buri munsi ku uploadinga buri munsi. Uko abantu bagenda baba benshi niko views zigenda ziyongera, kandi murabizi ko na YouTube Shorts nazo zimonetize. Reka twigire ku gice cya kane cy'ubundi buryo wagenda ukora content zikakwinjiza amafaranga menshi cyane. Twavuye kuri za zindi faceless videos, none ahangaha tugiye kuri screen recording. Ahangaha screen recording kuvuga ngo ubu buryo bukoresha cyane yo gukoresha phone, ushobora no gukoresha machine. No kuvuga ngo ufata telefone ukadownloadinga screen recorder, cyangwa se waba uyifite na telefone usanga zifite screen recorder bizana, ukarecordinga screen. Ushobora kurecordinga screen ukwereka ku bantu ukuntu installing WhatsApp, ukuntu wa creating a YouTube channel, cyangwa se ukuntu nimba telefone yawe yapfuye uburyo wayikoramo. Urumva ibyo bintu bifasha abantu benshi cyane, bifasha abantu benshi umva bagatangira kugukurikira, cyangwa se ukabereka nimba machine, cyangwa se ukabereka nko editinga video ukoresheje machine uri kuri recordinga screen. Urumva ko iyo content ni content abantu benshi baba bashaka kuri YouTube, ariko mu Rwanda usanga atari benshi bakora iyo content, kandi iyo content yishyura amafaranga menshi cyane. Urugero, ushobora kuri recordinga website, ushobora gusobanura application, ushobora gukora tutorials y'ukuntu wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ushobora gukora ibintu bitangaje kuri internet abantu badatekereza ko bibaho. Ushobora kuvuga YouTube ukuntu yatangiye amateka ndetse n'ibindi bintu biri gutrendinga aho hanze. Murumva ko rero ibintu byo gukora ni byinshi cyane, nimo kavuga ngo akazi karabuze, kandi
muba mwarahawe amafaranga menshi cyane cyangwa se uburyo bwinshi cyane bwo kuba mwakoreramo amafaranga. Uko YouTube nimba udafite ibiraka byiri kugenda ukora, ushobora kwitangira channel ukaba uyikoraho igihe utarabona kandi kazi, ariko niyo ukabonye ntabwo reka ubwo urakomeza, n'igihe biba ngombwa ko YouTube yikomeza yonyine kubera igihe yatangire kukwinjiza amafaranga. Ibi rero no kuvuga ngo niba uri recording screen muri machine ushobora gukoresha OBS Studio, muri telefone ushobora gukoresha screen recorder, wazisanga kuri Play Store. Ni ibintu bisanzwe ibingibi, ariko umuntu uzajya ugira ikibazo bazajya mbaza muri comment nzajya musubiza. Ku gice cya gatano nongiye kubabwira uburyo wakora content uri gukoresha ijwi rya AI. Noneho nagushaka gukoresha ijwi ryawe, urashaka gukoresha ijwi rya AI. No kuvuga ngo rero hari AI voice cyangwa se ama AI aguhereza amajwi. Hanga rero icyo ukora, wandika script ubundi ukayigahindura ijwi nta kindi, ubundi ugashyiraho video, ubundi content ukaburayirangije. Urumva rero ntago bisaba ngo editing ibintu birenze, ahubwo bisaba consistency ndetse no gukora content abandi bantu badakeka y'ibintu, abantu badakeka ko ibyo bintu byabaho. Aha rero ushobora gukoresha amagambo make kugira ngo abantu bajye bumva neza. Nimba ari icyongereza ugukoresha cyangwa se ikinyarwanda ugakoresha ikinyarwanda cyoroshye cyangwa se icyongereza cyoroshye. Ubundi nimba uri gukora content zimeze gutyo ugomba gushyiraho na subtitles kugira ngo bigaragare neza. Nugakoresha ndetse interuro ndende kugira ngo abantu bajye bagenda babisoma byihuse. Ibi bintu rero bituma ukora content imeze neza cyane. Reka twigire ku gice cya gatandatu, noneho twivugire ku cya gice twari dukeneye cyane, uko amafaranga ya YouTube aza. Ubundi amafaranga ya YouTube usanga abantu benshi babikora babibyibaza, ubundi YouTube kiduhemba yo iyakura. Ese ni gute ubundi bakora monetize? Ese abasabwe iki kugira ngo YouTube itangire kumpemba? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bibaza. Ibyo ngiye kubasubiza muri aka kanya. Amafaranga rero ya YouTube no kuvuga ngo ari cyo twita YouTube monetization. Aha ngaha YouTube monetization no kuvuga ngo iyo channel yamaze kuba monetize, hari ibyo uhitangira kwinjiza amafaranga, ariko kugira ngo ibe monetize hasabwa kuba ufite aba subscribers 1000 ndetse n'amasaha 4,000 y'abarebye izo video mu gihe kingana n'iminsi 360 nitangiye kuze 366. Bumva ko ari igihe kingana n'umwaka. Noneho ahandi hantu ibindi bintu ushobora gukora kugira ngo we monetize cyangwa se ibindi bintu ushobora gukenerwa, ushobora kubona miliyoni 10 za views kudushotse mu minsi 90. Aho ngaho naho ura applyinga bakaguha monetize, bakwemerera tutangira kwinjiza amafaranga byihuse, winjiza amafaranga menshi cyane. Ndetse murabizi ko ndaza kubereka video zishyura amafaranga menshi cyane, kuko video zose kuri YouTube ntago ariko zishyura amafaranga menshi. Mu Rwanda nubwo nta monetize dufite, ariko se kuki abantu bavuga ngo ntabwo dufite monetize ngo YouTube nagihemba, ariko bagakomeza bakayikorera amafaranga bayakuramo. Ahubwo hari uburyo bwinshi YouTube igenda ihemba. Numva niba yishyira mu ads, hari abantu bo hanze bareba video zacu zo mu Rwanda, murumva rero ko bahembwa. Rero nawe wabikora ubundi ugatangira guhembwa, ni ibintu bisanzwe. Reka noneho tugiye ku buryo, ubu ni uburyo bwa mbere YouTube iguhembamo cyangwa se YouTube ukora amafaranga kuri YouTube. Reka tujyana no ku buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri ni affiliate marketing. No kuvuga ngo ni ukwamamaza, ariko ukaba wakamamaza websites zigiye zitandukanye. Tuvuge hari umuntu wakoze application ariko arashaka yuko iyo application nimba hari ibintu icuruza kuri internet arashaka kubona abakiriya, araza wowe urafata application ye, ukora icyo twita affiliate marketing. No kuvuga ngo nimba ugurishije iki, nimba hari umuntu ugurishije ikintu akoresheje link washyize muri description ya video yawe cyangwa se avuye kuri YouTube channel yawe, ubona komisiyo kuri icyo kintu yaguze. Numva rero ko ushobora gukora affiliate marketing y'ama website, services zitandukanye ndetse n'ama courses. Nimba umuntu agiye kwiga nk'ahantu akoresha link yawe akishyura, nawe ubona komisiyo. Murumva ko ari ibintu bisanzwe. Ntabwo bikeneye kuba ufite product zawe cyangwa se produits zawe kugira ngo ube watangira gukora affiliate marketing. Oya, ukoresha produits z'abandi kuko barunguka nawe ukunguka. Kumva ko ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe babisaba kugira ngo wirinde inzara ndetse witonde, ubundi ukora ibintu byawe neza. Umva n'ubundi buryo ushobora gukora amafaranga kuri YouTube no kwamaza services zawe. Ara tukavuga noneho kuba wakamaza services z'abandi ariko ukajya ubona commission nahangaho no kwamaza services zawe. Muri video y'ubushize nababwiye uburyo uko wakora video editing, graphic design, social media na website development ugakora amafaranga menshi cyane. Nubwo abantu benshi mwagiye mumbwira ko bidashoboka, ariko ni ibintu bishoboka kuko ni ibintu mbabwira mba nzi neza nakozeho. Nimba rero editinga video, umuntu azaza kuri YouTube areba avuga ati umuntu editinga video neza, wamaye umuntu kweditingira, ubwo uhita utangira kumweditingira. Graphic design, nimba umuntu abona ukora amatable neza ashobora kuguhereza akazi ugatangira ukamukorera, ndetse nawe utangira kubivuga muri video zawe yuko ukora ibintu byanye na graphic design.
noneho ushobora gukora social media management, website development. Ibyo ni ibintu wamamaza kuri YouTube channel yawe ugasanga aba viewers bawe cyangwa se abantu bari video zawe bahise bahinduka abakiriya. Ubaka ibyo ngibyo rero ari ibintu noneho bisanzwe. Reka no mu gice cya karindwi turebere hamwe uburyo watangira content zigomba amafaranga menshi. N'ubundi hari content usanga zihemba amafaranga make, content za sport zirazihemba make murabizi. Hari content ariko hari content muri izi content ngiye kukubwira, content iyo uyikoze uhembwa amafaranga menshi cyane, YouTube guha amafaranga menshi cyane. Content ya mbere no kuvuga ngo uri kuvuga urya wakora amafaranga kuri YouTube. Ntabwo ari gukora amafaranga kuri YouTube, ahubwo gukorera amafaranga muri rusange. Niba ari iyo estate ari ibiki byose, ariko akaba ari gukora amafaranga. Uri kuvuga gukora amafaranga, aho hantu havamo amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu ubona tugira views 30, views 100, ugasanga ntabwo tubyitayeho. Nuko YouTube igiye kwishyura izi content. Urumva muri sport ushobora kugira views 30, ngiye nkagira views 1000 nkakurusha amafaranga. Urumva ko rero ari ibintu bigiye bitandukanye. Ndi content ya kabiri noneho ni business na finance. Iyo tuvuze business na finance ngira mu muhita mubyumva neza cyane. Iyo uvuze kuri iyi content ukuntu abantu bakora business, ukuntu abantu bacunga umutungo wabo, ukuntu abantu ba savinga, ukuntu bakinvestinga, urumva ko ibingibi biza muri business ndetse na finance. Ahangaha iyi content nayo guhemba amafaranga menshi cyane, kandi kubera ko mu Rwanda nta bantu bakora izi content, wowe uyikoze igafatisha ubona amafaranga kugeza ari ko kazi ukomeje gukora konye. None utangiye kubana none kuri technology ndetse na AI, murabizi yuko AI ziri kugenda zifata isi, no kuvuga ngo technology iri kugenda ifata isi yose. Rero iyo kuvuga kuri technology ndetse n'ama AI abantu barabireba, ariko ukinjiza n'amafaranga menshi kuko technology ishobora amafaranga menshi, kandi YouTube nayo iduhemba ku mafaranga nayo yahembwe n'abandi bantu bari kuyamamazaho. No kuvuga ngo rero abantu ba technology batangiye kujya bamamaza cyane kubera ko nabo barimo barabona amafaranga menshi, kuko technology muri iki gihe ndetse n'ama AI birimo yatanga amafaranga menshi. Niyo mpamvu ibintu bimeze gutyo. Reka twigire no muri education cyangwa se content yigisha abantu. Content yigisha abantu nayo yishyira amafaranga menshi cyane. Niba uri kwigisha abantu ukuntu bashobora gukora, niba uri kwigisha abantu nk'imibare, ushobora kwigisha n'icyongereza kuri YouTube, ushobora kwigisha gutwara imodoka, izo content nazo zishyira amafaranga menshi. Indi content rero ni motivation, ni kuvuga ugakora motivation videos uri kumotiva abantu. Nimba hari umuntu wihebye ukaba wavuga ati ibintu bimeze gutya na gutya, nubwo wabuze amafaranga igihe kizagera ze ibintu, mbese ibintu bimusubizamo intege, amafaranga urayabona menshi cyane. Ndetse dushobora gukora videos zisobanura abantu ibintu byinshi bigiye bitandukanye, naho cyangwa icyo byo twakita explainer videos. Iyi nayo ni content yakwishyura amafaranga menshi. Rero iyo ufashe content nziza ndetse ukayikora buri gihe ugahozaho, muri ikintu cya mbere nogoza kuri YouTube ndetse n'ahandi hantu hose, nta muntu wabaye successful waje gusa ngo ahita aba successful ubundi bihita birangira. Bisaba kuba warabanje ugakora igihe kinini cyane. Reka noneho ngira inama mbabwira cyangwa se mbabwire amwe mu mabanga ubundi mutari musanzwe muzanga kuri YouTube. Reka noneho mbabere inyangamugayo mbabwize kuri YouTube ishobora guhindura ubuzima bwawe, yego, ariko nanone ari uko wayifashe nk'aho ari akazi, birashoboka. Rero nimba ushaka ese urumva, ibaze noneho ukoze video ikagera nka miliyoni 10, ko bishoboka. Na hari abantu bakora video ukona video irazamutse igeze nka miliyoni, kandi yarabonaga nka views 2, views 3, views 10. Murumva ko ibyo bintu bishoboka. Birashoboka ko YouTube ishobora kuguhindura ubuzima. Kugira ngo urebye abantu benshi bakora YouTube mu Rwanda bakora ama content, hari benshi usanga ari abakiri bafite amafaranga kandi ibyo bakora gusa. Rero YouTube birashoboka ko yaguhindura ubuzima. Ngende kuguhereza ukuri ko rero ntugomba gutegereza ngo baguhe phone nziza, ntutegereza ngo guhe kamera ihenze, ntutegereza ngo igihe cyiza. Oya, tangira none, hatangira ubu. Shyiraho video imwe, ushyiraho video ya kabiri, ushyiraho gatatu, ushyiraho video 5, video 20, ugenda umenaho video nyinshi cyane, bizageraho bikunde. Murumva ko rero gukozaho ni kimwe mu bintu bituma ugera ku ntego zawe. Ni ibintu bituma ugera ku ntego zawe. Rero reka noneho tubanze tunamamaze. Murabizi ko muri TJP Media ntago ari ibi bintu byo kuri YouTube dukora gusa, ahubwo dukora editinga ama video, dukora graphic design, tumanaginga social media, ndetse dukora n'ama website. Niba ukeneye website nziza cyane waduhamagara kuri 0886638387 cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp. Dukora website nziza cyane, ndetse dufasha ibigo, ama hoteli, ama restaurant, ndetse na company nyinshi zigiye zitandukanye, ari abikorera n'abatikorera bose.
tukaba twamanaginga social media zabo zikajya zigenda zizamuka, ubundi tugafata abakiriya babo, tugafata abantu babareba tukaba twabahinduramo abakiriya. Ibyo ni ibintu rero dukora muri TGP Media, ndetse tugufasha kuba twasetinga Google profile. Ibaze nimba umuntu agiye kuri YouTube ya searching izina ryawe, ntabone ibyo ukora, ntabone nimero za telefone, ndavuga kuri Google, ntabone nimero za telefone ndetse ntabone n'ibindi. Umva ko ari ibintu biba bibabaje cyane, urumva hita kubura. Tuvuge nimba ugiye gushaka nk'ikigo, umwana wawe nimba yatsinze ukaba ushaka ikigo ajya kwigaho, ujya kuri internet ugashaka ibigo. Nimba bakubwira ati wenda IPRS bazamwigisha neza cyangwa se kuri ako bazamwigisha neza, icyo ukora wandikamo awuka cyangwa se ikindi kigo, ugahita ubona amakuru yabo, ukabona no kubahamagara. Mumva ko rero website ndetse no gusetinga business profile cyangwa se Google profile ari ibintu biba bikenewe cyane. Ibyo rero muri TGP Media turabibakorera. Noneho mu gusoza, mwakoze kureba video zacu. Nimba iyi video yagufashije, ubiko gukanda subscribe, usangize n'abandi iyi video, ndetse ukande like, wandike muri comment nimba ugiye gutangira iyo munsi, cyangwa se nimba hari ikibazo wagize nabwo umbaze muri comment, ndagusubiza, ndetse nshobora kuzaza musubiza no mu yindi video y'ubutaha. Niba rero ushaka ko hari umuhitiramo content wakora, cyangwa se ushaka plan y'iminsi 30 y'ukuntu ushobora gukora content, cyangwa se script zateguwe neza, wambwira muri comment, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Ibyo byose turabikora, ko na script turazikora na video turazikora. Murakoze, ndabakunda cyane, naho utaha mu yindi video. Inayi kurutari family WhatsApp. Ese ujya utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose, tukanazijya monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakagwara used content cyangwa bakakubwira kubuildinga channel history? Tugufasha gukura uri used content ndetse tukabuildinga channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net.